Reka tubasuze tubifuriza amahoro n'imigisha biva ku mwami wacu Yesu Kristo, kandi nanone tugume kubashimira mwe tubana umunsi ku munsi mudahema kudukurikira ku muyoboro wacu wa Ben Kwizera TV. Reka tubashimire mwe mwakanze kuri subscribe, muduha n'ibitekerezo muri komanteri. Uyu nawe niwo mwanya mwiza, niba utarabasha gukanda kuri subscribe, kuri like ndetse na comment, ngo banze kubikanda kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho umunota ku munota, kandi buri uko dushyizeho ibiganiro ujye ubibona mu ba mbere. Imana amahoro igume kuba umugisha rero, kandi Imana igume kubagira neza, yaze kwifuza gutaka no kurira kwanyu muri byose, kandi barengere mu majya no mu maza. Tugarutse mu kiganiro rero nanone bya Gospel News, aho nanone tujya tubanyuriramo n'ikiganiro cyitwa Gospel Talk, aho uyu munsi tuje kubanyuriramo inyungu ziba mu gukiranuka, cyangwa igihe umuntu yakiranutse inyungu abonera muri uko gukiranuka kwe. Gukiranuka ni ijambo rigufi, ariko mu by'ukuri rikubiyemo ibintu binini cyane, ibintu byinshi birimo inyungu nyinshi cyane. Gukiranuka ukugeza ku rwego Imana ikwita umukiranutsi, cyangwa Imana ikubona nk'umukiranutsi, ikagutangira urugero nk'uko yarutangiye Yobu atangiye kugeragezwa na Satani, aho Imana yamubwiye ngo wabonye umukiranutsi wanjye Yobu, cyangwa wabonye umugaragu wanjye Yobu buryo ki ari umukiranutsi. Kugera kuri urwo rwego rero Imana ikubona nk'umukiranutsi, cyangwa ikavuga ngo mbonye uwo umutima wanjye wishimira, uwo umutima wanjye ushaka, nk'uko yatangiye urugero kuri Dawidi, imaze kubona umutima wa Dawidi. Natwe rero tuje kubanyuriramo inyungu ziba mu gukiranuka. Ni ibintu bigoye ariko bishoboka cyane ku muntu wamaramaje. Niyo mpamvu nawe nabanza kugukangurira ngo ugire inyota yo gukiranukira Imana uko bikwiye, kugira ngo Imana izagutangeho urugero. Icya mbere mu nyungu ziba mu gukiranuka, icya mbere biguhesha igikundiro ku Mana. Umuntu ukiranukiye Imana nta kintu kijya kiba kimutunguye, ahubwo buri kimwe cyose Imana imugisha inama, Imana ibanza kumuteguza. Urugero twafata ni ku mugaragu w'Imana Nowa, Imana igiye kurimbura Sodomu na Gomora, igiye kwarimburisha umwuzure, yabanje kugisha inama Nowa. Irabanza iramubwira ngo yibazirize inkuge azahungiramo, kuko mu minsi iri imbere bitazaba bimeze neza. Undi twabasha gufataho urugero, cyangwa twafataho urugero ni Aburahamu. Imana igiye kutwika, cyagiye igiye kurimbuza ahantu umuriro, aho Aburahamu yabajije Imana arayibwira ngo ubashije kubonayo 5 ntago waharimbura, ubashije kubonayo 2 ntago waharimbura. Abo bose rero ni abantu Imana yagiye igisha inama mbere yuko ikora ikintu, kuko bari bafite igikundiro kinini cyane ku Mana. Gukiranuka rero inyungu ya mbere bizaguhesha ni igikundiro ku Mana. Ikintu cya kabiri, cyangwa inyungu ya kabiri uzakura mu gukiranuka, ntabwo uzabura ibigutunga. Umukiranutsi w'Imana ntajya abura uko abaho, kuko isi n'ibiyuzuye n'iby'Imana. Uko byagenda kose, ibyago byose wahura nabyo, amakuba yose wacamo, inzara yose wahura nayo, ntabwo uzabura ibigutunga, kuko uri mu maboko y'Isumba byose, uri mu maboko y'Imana, uri mu maboko y'umuntu ufite byose mu biganza bye. Nukiranukira Imana uzahura n'inyungu y'uko utazabura ibigutunga. Ikintu cya gatatu twihuse, inyungu ziba mu gukiranuka. Gukiranuka bizaguhesha ijambo ku Mana no ku bantu. Umuntu wakiranukiye Imana abasha no kuyitonaho, bimuhesha ijambo ku Mana. Icyo asabye cyose yumva ko ari umwana uri gusaba umubyeyi, kandi ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo nta mwana wasaba umubyeyi umukati ngo amuhe ibuye, cyangwa ngo amusabe inyama amuhe inzoka. Niyo mpamvu iyo watonnye ku Mana uyisaba nk'umwana wayo, kandi ukizera ko ibyo uyisabye byose ibiguhereza, kuko irabishoboye kandi irabifite,
kandi niba bifite ni twebwe igomba kubihereza. Umuntu rero wagize amahirwe yo gukiranuka cyangwa wabashije gukiranuka ku Mana, bimuhesha ijambo ku Mana ndetse no ku bantu. Umuntu akiranutse abantu bamufata icyitegererezo cyiza, abantu bamutangira ubuhamya bwiza, abantu wifuzwa n'abantu benshi cyane kubera ko akiranuka, kubera ko akiranukira Imana kandi agakiranukira n'abantu. Abantu bakaba babona hari icyo bamukuraho, abantu bakabona hari icyo bamukeneraho, abantu bakabona hari serivisi bamuhereza idakwiriye umuntu udakiranuka. Ikintu cya kane mu nyungu zo gukiranuka, bizaguhesha amasaziro meza. Umuntu ukiranukira Imana cyangwa umuntu ubanye n'Imana asaza neza. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryavuze ngo imvi zizarinda ziba uruyenzi nkibahetse. Nta muntu wakiranukiye Imana uko bikwiye ujya ukenyuka. Umuntu wakiranukiye Imana asaza neza. Niyo mpamvu mu rusengero tuzasanga abasaza imvi zabaye uruyenzi, tuzasanga abasaza bafite imyaka 80 n'ijana kubera ko bakiranukiye Imana. Bagomba kugira n'amasaziro meza kandi bakarama, kuko Imana iba ikibafiteho inyungu kandi iba ikibafiteho umugambi munini cyane. Imana iba ikibakoresha. Ikintu cya gatanu mu nyungu zo gukiranuka, bituma umuntu ashinga igiti cy'umurage mwiza ku rubyaro rwe ndetse n'abazamukomokaho. Umuntu ukiranukiye Imana, urubyaro rwe rugira umurage mwiza ndetse n'abazamukomokaho bakagira umurage mwiza, kuko hari icyo Imana iba yarakuvuzeho ndetse hari n'icyo Imana iba yaravuze kuri abo bana, ndetse hari n'icyo Imana iba yaravuze ku bazakomoka kuri abo bana. Niyo mpamvu rero ugomba, niba ukiranukira Imana, wumve ko ufite igiti cy'umurage mwiza ku rubyaro rwawe ndetse n'abazagukomokaho ndetse n'abandi bose bazakugiriraho umugisha, bazagenda bagira amahirwe yo kuzagira ibihe byiza ndetse yo kuzabaho neza, kubera ko wakiranukiye Imana, kubera ko wakoreye Imana neza, kubera ko wabanye n'Imana neza. Abantu bazajya babaca bavuge ngo aba ni babana bo kwa kanaka, babagirire neza mu gihe udahari. Ineza yawe izaguma kubakurikira, kurikire n'abozukuruza, kurikire n'abandi bazabakomokaho n'ubuvivi. Tugire inyota yo gukiranukira Imana bene data. Tusoza cyangwa tugana ku musozo, ikintu cya gatandatu mu nyungu zo gukiranuka, nuko gukiranuka bitanga icyubahiro. Umuntu wakiranukiye Imana agira icyubahiro cyinshi, ahura n'icyubahiro atari yiteguye. Niyo mpamvu ujya ubona umuntu aca ahantu bakavuga ngo uyu ni pasiteri, bagahita bamuha icyicaro cyo mu mwanya w'imbere. Uyu ni umukozi w'Imana, agahita afata icyicaro cyo mu mwanya w'imbere, kubera ko hari icyo afite ab'isi badafite, hari icyo atanga ab'isi badatanga, hari uko afasha abantu mu buryo bw'umwuka ab'isi n'abafite ibya mirenge batashobora. Niyo mpamvu gukiranukira Imana bitanga icyubahiro, bitanga icyubahiro ku bantu, abantu bakubaha utanabasabye icyo cyubahiro, kubera ko Imana yagusize amavuta y'igikundiro ndetse n'igitinyiro cyayo. Imana yo mu ijuru ishimwe, kandi Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Nukiranukira Imana uzarama, nukiranukira Imana ntuzakenyuka, nukiranukira Imana nta kizagutungura, nukiranukira Imana uzabigiramo inyungu nyinshi cyane, kandi Imana izajya igenda ikugirira neza amanywa ndetse na nijoro. Dufite abantu benshi bakiranukiye Imana, Imana igenda ibagirira neza, Imana igenda ibarwanirira intambara zose. Kandi umuntu wakiranukiye Imana, reka nkubwire ngo ntago yirwanirira, ahubwo Imana iramurwanirira. Imana kandi ikamuneshereza. Intambara nyinshi Imana izirwana adahari. Hari izirwana arebesha amaso, hari n'izirwana atarebesha amaso. Niba ushaka ko rero uzajya urwanirirwa n'Imana kandi ukanesha, ugume gukiranukira Imana, igume kukurwanirira intambara, igume kukurengera, kugufasha ndetse no kukugirira neza muri byose. Reka rero tubashimire mwe mwabanye natwe. Wowe utarakanda kuri subscribe na comment na share, ugume kubikanda kugira ngo
tujye tubana uko bwije n'uko bukeye mu biganiro bikurikira. Imana ibahe umugisha kandi barengere muri byose, turabakunda cyane.